abizera b'itorero rya Kagarama ndetse n'abandi bavandimwe twabanye muri uyu munsi, mbese muraho ishimwe. Reka dushime Imana cyane muri uyu mwanya mwiza. Imana yemeye ko twongererwa igihe cyacu cyo kurama, kandi dushime umuremyi wacu wabanye n'impagarike yacu n'intekerezo zacu, bityo tukiyumvamo ko tukwiye kuza kubana n'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka rero muri uyu mwanya mire abahungu n'abakobwa b'Imana bamaze kuririmbira Imana, natwe tukumviraho. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndatekereza kuri yaduziranyeho ugabanya baze cyane, kuko iyo mfite irahagije kugira ngo ijwi ryanjye rishobore kumvikana neza. Nkuko umuyobozi yakomeje kubivuga, nitwa Daniel Musisi, cyangwa se umutingito, umucamanza w'Imana. Sibwo sinumvikanye neza ra? Ndatekereza ko uyu mwanya wa none, nkuko bakomeje kubabwira, twari tumaze igihe kirekire dutegereje kandi tunejejwe no kuzabana namwe. Ndashimira abayobozi banjye ndetse barimo ubuyobozi twakunze kuvugana igihe kirekire, na mwene data dufatanyije umurimo Frederic Musoni. Twakunze kubana mu kuva mu kwezi gushize, turi kumwe nabo bampamagara, ndetse ntekereza ko batangiye kumpamagara ndi ku itorero rya Kabuye mu ntara gakomeye, mbabwira ntumvanejejwe no kuzongera kubana n'itorero ryo mu Kagarama. Ndakomeza nje mvuye ahitwa Ibukure n'ibyumba Gicumbi hejuru, niho nari ndi ku isabato ndi kumwe n'itorero rya Nyarugunga, niho tumaze iminsi dukora amavuna. Abo barantumye batumva nugera mu Kagarama ko nababwiraga kuri iyi sabato nzaba ndi kumwe nabo. Twashoje kuri iyi sabato ishize, ariko ndababwira ntumva ningerayo nukuri ntashyo muduhaye tuzazitanga, kandi baradutumye batumva mudusuhurize abahungu n'abakobwa b'Imana. Hari abizera bashya bari babatijwe, ariko batubwira ati muzadusuhurize abavandimwe banyu aho muzagera hose. Se ni bangahe bakizo ntashyo? Amen. Reka tubahe intashyo za pastor w'intara yacu ya Kagonga. Ndatekereza ko ntabwo tuza gutyo gusa abapastor batabizi, ndetse abapastor barabiganira, ariko ari umuyobozi w'intara yarambwiye bati uzansuhurize abavandimwe bacu dufatanyije umurimo ndetse n'umuryango wanjye. Bityo ntekereza ko izi ntashyo tuzitanze, twe tumaze n'icyumweru turi mu cyumweru cyo gusenga, ariko baratubwira batuzadusuriza abavandimwe bacu. Se murazakira izo ntashyo. Mana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ndatekereza ko rero uyu mwanya wa none twaje kubana namwe ibyumweru bibiri, nkuko abo twari kumwe ku mugoroba twari kumwe ku nsanganyamatsiko y'icyigisho ivuga ngo ikinyagihumbi gitegerejwe. Ikinyagihumbi gitegerejwe nicyo cyigisho twiganye namwe ku mugoroba, kandi tuzakomeza kuganiraho namwe ibyumweru bibiri, aho nababwiye ngo tugiye kubimara ducunda igisabo gicungwa n'abarambije abarambiye batashye. Turya ku nkono yatetswe n'umuhanga akayiteka mu buryo 12. Duhakura umuzinga wegetswe n'Uwiteka, aho kuwuhakura bakawuhakura. Tumanuka ikirombe kirekire cyane kirimo amabuye y'agaciro, ariko kimanukwa n'abagabo n'abagore batari abanyabwoba. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kwiga igitabo gikomeye cyane itagira ababanda n'abega n'abacyaba n'abazigaba, kandi itagira amadini n'amatiku n'amatindi gasane, ahubwo kirimo abana b'Imana bagendera mu mateka n'amategeko yayo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nababwiye ku mugoroba burya ngo ntawakangwa n'intare ngo arangazwe n'intashyi. Sibi byashoboka. Harya mvuze ngo iki? Ntabwo byashoboka rwose niba turi kumwe. Ntawe intare yakangwa ngo arangazwe n'intashya. Kandi nababwiye ntumva abo tugiye kubana muri ibi byumweru bibiri, ntawe afite ikibazo mu mutwe wahangara kwihagarika mu ndobo yuzuye amata. Si byashoboka? Ntabwo byabaho rwose. Niba mwanyumvise neza, bisaba kuzankurikirana, azaba ari abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bacometswe na mwuka mu izina rya Yesu. Iyo urangaye rero ndagusiga rwose, ariko wahuguka tukajyana.
nta mpamvu yo gukangwa n'intare ngo turangazwe n'intashya, nta mpamvu z'uko twasohoka uko tubonye. Burya abana b'Imana bararya nuko abasatani bakajya hanze. Ndasaba rero imbaraga z'Imana, niba twicaye imbere tugiye gufungura amagambo aturutse mu bikari byo mu ijuru, shikama kugira ngo witoze kurya ibya mwuka, wikomeza kugenda uko ushaka, kandi ntekereze ko tutari bamayibobo ngo twirengagize amagambo y'ubugingo. Data wo mwijuru abane natwe kugira ngo muri ibi byumweru bibiri tuzashobora kumva neza kandi amagambo y'ubugingo, izina ry'Imana rihimbazwe. Yandika amagambo akomeye cyane muri iki gitabo cyitwa Kabumbarugo, ariko mfite ingeri ya gatatu, paje 92. Yanditse amagambo akomeye cyane muri iki gitabo, ariko ndi ku ngeri ya gatatu, paje 92. Musoni turaziranye, ndabizi ko iyo mpagurutse abazi ko yiteguye gucomeka. Reka dusome paje 92, isubi iheruka hepfo, arafata paje nanone 93, ariko ku isubi iheruka hepfo. Banyakagarama bavandimwe turi kumwe muri uyu mwanya wa none, mbese umuhanuzi w'Imana cyangwa se umusha w'Imana avuga iki muri iki gitabo? Paje 92, ndi ku ngeri ya gatatu, cyangwa se igitabo kirimo imigabane 3. Yanditse amagambo akomeye cyane, ndagira ngo usobanukirwe neza. Comeka niba wagezeyo. Arandika ngo abamarayika bo mu ijuru bamaze igihe kirekire bategereje. Arandika ngo abamarayika bo mu ijuru bamaze igihe kirekire bategereje. Abantu bakora aribo bakristo bo mu itorero. Abantu bakora aribo bakristo bo muri iri torero rya Kagarama, kugira ngo bafatanye nabo umurimo ukomeye ukwiye gukorwa. Kugira ngo bafatanye nabo bamarayika nabo umurimo ukomeye ukwiye gukorwa, izina ry'Imana rihimbazwe. Barategereje kandi abamarayika barabategereje. Umurima ni munini cyane, kandi umurima ni munini cyane. Inama yaruzuye rwose, kandi inama yaruzuye rwose. kugira ngo umutima wose wejejwe, kugira ngo umutima wose wejejwe ushyirwe mu murimo nk'igikoresho gifite imbaraga, kandi ushyirwe mu murimo nk'igikoresho gifite imbaraga bivuye mu ijuru, kandi imbaraga zivuye mu ijuru. Iyo aba bakristo bajyaga inama, iyo abakristo bo muri itorero rya Kagarama bajyaga inama, bakitwara nk'umuntu umwe, kandi bakajya inama maze bakitwara nk'umuntu umwe, bayobowe n'imbaraga zimwe, kandi bayobowe n'imbaraga imwe, bashaka gusohoza umugambi umwe, kandi bashaka gusohoza umugambi umwe. babashije kunyeganyiza isi, babashe kunyeganyiza kano gace turimo, izina ry'Imana rihimbazwe. guhamagara ko mu nzira nyabagendwa, noneho guhamagara ko mu nzira nyabagendwa gukwiye kwamamazwa mu bantu bose, kandi gukwiriye kwamamazwa mu bantu bose bafite uruhare rugaragara mu murimo wo mu isi, kandi abantu bose bafite uruhare rukomeye kandi rugaragara muri uyu murimo, no mu bigisha no mu bayobozi b'abantu, yaba bigisha ndetse no mu bayobozi b'abantu, abafite inshingano zikomeye ku bantu bose, abafite inshingano zikomeye, yego, ku bantu bose, kandi abafite inshingano zikomeye mu bantu bose, abavuzi, yaba abavuzi, abigisha, ababuranira abandi, abacamanza, yemwe abacamanza, abayobozi ba rubanda n'abacuruzi, ndetse n'abayobozi ba rubanda bose bakwiriye guhabwa ubutumwa ubutumwa bukomeye cyane, yemwe yuko Kristo agiye kugaruka, izina ry'Imana rihimbazwe. Reka muri uyu mwanya wa none urakoze inshuti yanjye, yabaye abakristo bo muri itorero rya Kagarama bajyaga inama kandi bakitwara nk'umuntu umwe, yemwe bayobowe n'imbaraga imwe, twese twakagombye gusohoka, kuko guhamagara ko mu nzira nyabagendwa kuraje, kandi guhamagara ko mu nzira nyabagendwa gukwiriye kwamamazwa, kandi kukajyanwa na buri muntu wese, kandi buri muntu wese akagenda abwira abagabo n'abagore bamukikije bati bidatinze Yesu agiye gutunguka iburasirazuba. Iyo abaye bose bajyaga inama, ndatekereza ko uyu mwanya wa none iyo bose baza kujyamo muri ibi byumweru byombi ko ari bibiri, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bakagombye kwamamaza iri tsinda rikomeye cyane, kuko twamaze kubona ku mugoroba ko tugeze mu kinyagihumbi gitegerejwe, kandi ikinyagihumbi twiteguye kuzabonamo Kristo atungutse iburasirazuba. Ikinyagihumbi cyatangiye guca amarenga mu cya 755, kirahamya kidashidikanya ko Yesu agiye kugaruka. Nagira ngo nongere babwire, waba ari impumyi, yaba ari igipfamatwi, yaba ari udashobora kumva, yaba ari uwisindirije, hari ibimenyetso bidashidikanywaho ko twiteguye umucunguzi wacu agiye gutunguka iburasirazuba muri iki kinyagihumbi gitegerejwe. Nicyo gitumye dukwiye kwamamaza ubutumwa, kandi tudafite ipfunwe, kandi tudafite
ikimwaro kandi tudafite ibibazo, maze tukabwira abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa ko Kristo agiye gutunguka iburasirazuba. Mbese ni bande bakwiye kwamamaza buno butumwa? Ni bande bakwiye kugenda kandi bakavuga, bakabwira abacamanza, bakabwira ababuranira abandi, bakabwira intumwa za rubanda, bakabwira abavuzi n'abigisha ko bidatinze Yesu agiye gutunguka iburasirazuba? Yandika amagambo akomeye cyane muri cya gitabo nababwiraga, paje 96. Noneho yandika ku isubi ya mbere, avuga amagambo akomeye cyane. Arandika ngo Abadivantisi umunsi wa karindwi, arandika ngo Abadivantisi w'umunsi wa karindwi batowe n'Imana kuba abantu b'umwihariko, batowe n'Imana kuba abantu b'umwihariko, batandukanye n'ab'isi, batandukanye n'ab'isi. Imana ikoresheje imashini ikomeye kandi y'ukuri, Imana ikoresheje imashini yayo y'ukuri, yabacukuye mu kirombe kandi cy'isi, yabacukuye mu kirombe cy'iby'isi, maze bahuza nayo, nuko maze bahuza nayo, yabagize intumwa zayo, kandi bahamagarira kwihagarara, yego, maze bahuza nayo, yego, kandi yabagize intumwa zayo, siramo, kandi yabagize intumwa zayo, kandi yabagize intumwa zayo, kandi bahamagarira kwihagarara mu murimo ibahamagarira w'agakiza. kwihagarara mu murimo uheruka w'agakiza. Niba hari ubutunzi bukomeye cyane niba hari ubutunzi bukomeye cyane bw'ukuri, buruta ubundi bwose Imana yigeze aha abantu kandi bafite buruta ubugingo ubundi butarama, bwose Imana yahamagariye cyangwa yahaye abantu bafite ubugingo butarama, niba hariho imiburo y'agakiza kandi iteye niba ubwoba, hari imiburo y'agakiza iteye ubwoba Imana yahaye abantu, Imana yohereje abantu, yego, nibo yayihaye kandi kugira ngo nibo nabo bayihe yamuhaye ab'isi. kugira ngo nabo babushyire ab'isi, izina ry'Imana rihimbazwe. Bityo rero kwa Mudivantiste w'umunsi wa karindwi turi intore. Imana yaduhamagariye kuyihagarara mu murimo uheruka w'agakiza, kandi ducukura mu kirombe cy'iby'isi kugira ngo nabo babushyire ab'isi, maze nabo bagende babwire abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa ko Yesu agiye gutunguka iburasirazuba. None se muvandimwe wanjye muri uyu mwanya, mbese nshuti yanjye muri ibi byumweru bibiri, mbese nshuti yanjye muri iki gihe Uwiteka turinze, ntabwo kubaho kwawe ari uburenganzira bwawe. Yemwe kubaho uhagaze uyu mwanya wa none ntabwo ari ubushake bwawe, ntabwo ari uburenganzira bwawe, si n'ubushake bwawe, ahubwo ni ubushake n'ubudahangarwa bw'Imana. Imana yakurindiye kugira ngo muri iki gihe giheruka nawe wo kuvuga ubutumwa bukomeye cyane ko Yesu agiye gutunguka iburasirazuba. Ntabwo Imana ikurindiye kuko uri ururabyo ngo uzaze kurebwa n'abamukerarugendo, ntabwo ikurinze ngo uritunge uzabyibuha bakujyane ku isoko, ahubwo Imana ikurinze kugira ngo iguhindire igikoresho cyayo, izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese ni bangahe bifuza ko ibikoresho by'Imana muri uyu mwanya wa none ko utari ururabyo, ukaba utari itungo ngo bazakugurishe, kandi ukaba utabayeho kubw'ubushake bwawe n'uburenganzira bwawe, ahubwo tubayeho kubw'uburenganzira bw'Imana. Ndasaba imbaraga z'Imana kugira ngo muri uyu mwanya wa none Yesu ugira neza, ubwo turinze kugira ngo tubwire bagenzi bacu, maze tubabwire ko muri ibi byumweru byombi ko ari bibiri twinjiye mu gihe kidasanzwe, kandi tubwire abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, Yeremiya 6:16, ngaho nimuhagarare mu nzira murebe, maze mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iraba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko benshi uyu mwanya wa none barimo barashaka kugenda nka ka gasimba kitwa uruvu, karya nimukabona uzasanga aho kageze kahafashe, kandi gahita gahinduka nkaho, buryo ngo igihe kaba kazungazunga, igihe kaba kazungazunga, kaba kavuga ngo ese mama ngende, ese mama ndorere, ese mama ngende. Ntabwo dukwiye gukora uyu murimo nk'urunyaruvu, ahubwo dukwiye gukabuza tukagenda, kandi dukwiye gukabuza tukavuga, kuko tugeze mu kinyagihumbi gitegerejwe, aho marayika ushinzwe ubutabera yiteguye gukora mu buryo bukomeye cyane ndetse n'imbaraga zikomeye cyane. Mwakwibaza ngo mbese marayika ushinzwe ubutabera urimo ukora muri iki kinyagihumbi cya karindwi twinjiyemo, kandi yiteguye kurangiza umurimo Yesu yamubwiye. Mwibuke ko marayika ushinzwe ubutabera, niba mumwumva neza, ni igihe kimwe Herode yari yicaye ku ntebe, abwira ibisonga bye ndetse n'abakomeye, arabwira ati ariko murandeba mute? Murareba uyu mwanya wa none ntari kuvuga n'Imana kandi nkaba nsa n'Imana? Ako kanya marayika ushinzwe ubutabera aba yahageze, amukubita urushyi, amukubise urushyi maze yikubita hasi, ibisonga bigiye kumiramira bisanga n'inyo ziri kurirana. Marayika ushinzwe ubutabera yongeye gukora igihe gikomeye cyane. Yemwe igihe Nebukadinezari yamanukaga arimo
yitegereza imirima ye nuko ibintu bimeze, nuko aravuga ati ngiyi Babuloni yanjye niyubakiye ubwanjye n'amaboko yanjye. Marayika ushinzwe ubutabera mukubita urushyi, uwo mwanya wa none umutwe uratakara, arasara aramanuka ajya mu ishyamba arisha imyaka 7. Reka nongere mbabwire bavandimwe nshuti zanjye, tugeze rero muri iki gihe twiteguye kuza kwa Kristo, ariko uyu mubumbe w'isi uri gukorana na marayika ushinzwe ubutabera mu buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu ngo abirengagiza Imana no kubana n'Imana mu gihe cy'akanya gato, yemwe bakaba bagenda nka ka kanyamaswa kitwa uruvu, ibintu nibide no kujyamo cyangwa ukabireka. Harya mvuze ngo iki? Nagira ngo nongere mbibutse abavandimwe nshuti zanjye ko tugiye mu gihe kidasanzwe. Uko wagenda kose ugenda wipfayonza, uko wagenda kose ugenda utabishaka, uko wabijyamo utabigiyemo, ariko wibuka ko muri iki kinyagihumbi marayika ushinzwe ubutabera arimo akorana n'abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, kandi arakemura iby'Imana imuhaye, kuko tugeze mu gihe abantu bari gucuruza mu gihe batakagombye gucuruza, tugeze mu gihe abantu bari guhinga batakagombye guhinga, tugeze mu gihe uyu mwanya wa none twakagombye kuba tuzamuka kiriya kirere, ariko kuko Imana yihangana idashaka ko hagira n'umurimbuka, nawe uyu munsi wa none Imana irakurinze utari itungo ngo bazakugurishe, nawe uyu munsi wa none Imana irakurinze utari ururabyo ngo bazaze kukureba, ahubwo ikurindiye kugira ngo tubwire abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, tubabwire ngo Yesu araje ntakabuza. Ni bangahe biteguye nkanjye kugenda muri uyu mwanya wa none? Yesu abaha umugisha, nubwo azamura ikiganza utabishaka, ariko tugiye gukora icyo Uwiteka yadukoreye. Reka nkubwire muvandimwe, iyo Imana igukuyeho amaso gake, nawe uragenda ukamanuka bakagushyingura nk'uko bashyingura abana. Ariko kuko Imana ikiguhanze amaso, utekereza ko muri iki kinyagihumbi Imana nigukuraho amaso ibyawe byagenda bite? Kuba Imana ikikurinze ikiguhanzeho amaso, ukaba utaramanuka nk'uko abandi babamanura hasi, maze ngo urambura ibiganza ugaragaza ko ntacyo abandi ujyanye, nuko Imana ikiguhanze amaso, kandi ntiguhanze amaso uri ururabyo, ntiguhanze amaso uri itungo ngo bazagukama, ntiguhanze amaso uri itungo ngo bazakugurishe, ahubwo iguhanze amaso ngo ugende ubwira abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa ko Yesu agiye gutunguka iburasirazuba. Narinjira mu murongo wanjye musoni, Yesaya igice cya 43 umurongo wa 7, Yesaya 43 umurongo wa 7. Ndagira ngo ninjire mu mwanya muto kandi mbivuga vuba vuba cyane nihuse, kugira ngo maze twitegure kujya kubwira intumwa za rubanda, tujye kubwira ababuranira abandi, tujye kubwira abacuruzi ndetse n'abacamanza, maze tujye kubwira abigisha n'abavuzi, tubabwire ngo nta kabuza mu kinyagihumbi twinjiyemo Yesu arahagurutse, kandi Yesu yiteguye kuza, kandi arabwira abagabo n'abagore uyu munsi wa none ngo muhagarare murebe. Comeka Yesaya 43 umurongo wa 7, umva icyo Uwiteka kubwira Munyakagarama. Reka nongere mbabwire ko nge Daniel Musisi naje kunyeganyiza igiti kugira ngo imbuto zimanuke mu izina rya Yesu. Bityo nawe ufite inshingano rero yo kubwira abagenzi bacu ngo Yesu araje, kandi nimuze kuko tugeze mu gihe kidasanzwe. Comeka icyo Uwiteka duhamagarira. Yesaya 43 umurongo wa 7 arandika ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye. Aranditse amagambo akomeye cyane, ntabwo nzi ko aya magambo muyumvise. Ni bangahe bumvishe ko musona some? Oya, ariko ziko muri gushyira hejuru kubera ko mwabimenyereye gusa. Yesu nashimwe. Oya, ntabwo wumvise. Niba mugira ngo ndabeshya, wumvishe ngo iki kosomye ngo iki? Oya, ntabwo rero nabajije. Yesu ashimwe. Yego, nababwiye ko Imana turindiye kugira ngo tujye mu murimo. Yasomye amagambo akomeye cyane, Yesaya 43 umurongo wa 7. Umva icyo Uwiteka kurindiye, kutari ururabyo ngo bakurebe, ntabwo uri itungo ngo bazakwahure cyangwa bakugurishe, nta nubwo ari ikindi, nta nubwo Uwiteka kuba kiguhanze amaso yakagukuyeho amaso. Bavandimwe nshuti zanjye, burya yagukuyeho amaso 5 kuri 5, inzira byose byanyuramo arakureka ugahita ukagenda. Umva inkuba yagukubita, impanuka yaba, urupfu rwaza, warwara muntu ugapfa, ariko kuba Uwiteka kikurinze ntabwo ari uburenganzira bwawe, nta nubwo ari n'ubudahangarwa ufite, ahubwo ni urukundo rw'Uwiteka Imana kikurindiye kugira ngo uyu mwanya wa none ujye mu murongo, kandi ubwire abagabo n'abagore ko bidatinze Yesu agiye kuboneka muri iki kinyagihumbi kugira ngo twitegure kuzamuka. Birya aragutuma uyu mwanya wa none. Yesaya 43 umurongo wa 7 arandika ngo nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye. Nzanira umuntu wese witiriwe izina ryanjye, wanaremeye kumpesha icyubahiro, kandi namuremeye kumpesha icyubahiro. ninjye wamuremye, ninjye wamuremye, ninjye wamubumbye, kandi ninjye wamubumbye. Izina ry'Imana rihimbaza. Harya avuze ngo iki? Ariko ko mutazi kuvuga cyangwa ko mutavuga, ko numva mwashinze ikinyo ku kindi, hari uwabwiye ko ntera umwaka wa mugabo. Yesu ashimwe. Muraho neza. None ko mutari kuvuga
mukaba mwashinze ikinyo ku kindi. Mama hari uwabwiye ko ntera umwaka? None se ko ndeba abantu batari kuvuga. Yari asomye amagambo akomeye cyane ngo nzarira umuntu wanjye ngire nte. Yesu ashimwe. Ndabona abantu n'abaguye nabi. Reka turebe abaguwe nabi. Abanezere mu izina rya Yesu. None se ninde wabanteranyije? Harabwiye ko ntera umwaka mama. Niba turi kumwe rero nagira ngo tujyane uyu mwanya wa none bavandimwe inshuti zanjye. Icyo Uwiteka kurindiye n'ukuzana umuntu. Icyo Uwiteka kurindiye n'ukuzana Uwiteka niwe wamuremye kandi niwe wamubumbye kugira ngo nawe azaheshe Imana iki icyubahiro izina ry'Imana rihimbazwe. Icyampa muri ibi byumweru byombi ko ari bibiri abagabo n'abagore abasore n'abakobwa tukajyamo. Data wo mwijira turinde kandi adutere imbaraga. Abarinde kugenda nka rwa ruvu yemwe rwagundiriye ruri kwibaza ngo ese mama ngende, ese mama ndorere, ese mama ngende. Ariko ubwo yafatanye n'iki? Icyo yagezeho yagifasha yakigundiye. Nibyo yaratekereza ko hari amateraniro, nibyo yaratekereza ko akwiye kurarika, nibyo yaratekereza ko akwiye kubikora. Ariko arasa n'icyo yagezeho ari kwibaza ngo ese mama ngende, ese mama ndorere, ese mama ngende. Ndasaba imbaraga z'Imana bavandimwe inshuti zanjye kugira ngo Data wo mwijira tugirire neza. Reka ngaruke cyane muvandimwe inshuti zanjye uyu mwanya wa none, maze ngaruka ku nsanganyamatsiko y'icyigisho cyacu nifuza kubanamo namwe muri uyu mwanya wa none. Ariko turi ku nsanganyamatsiko ivuga amagambo akomeye cyane ngo umukiza ko agushaka aragusanga he. Muri iki kinyagihumbi gitegerejwe umukiza ko agushaka aragusanga he. Yesu ko agushaka aragusanga he. Muri iki kinyagihumbi cyihuta cyane, muri iki gihe gikomeye cyane, uratekereza ko umukiza ugushaka ari bugusanga he? Mama aragusanga Nyabugogo muri ibi byumweru bibiri, mama aragusanga Kimironko muri ibi byumweru bibiri, mama aragusanga muri butike muri ibi byumweru bibiri, mama aragusanga ugenda utwaye uri muri business zawe muri ibi byumweru bibiri. Muri iki kinyagihumbi gitegerejwe umukiza ko agushaka aragusanga he. Luka 15 umurongo wa 3 ndetse kugeza hafi umurongo wa 11. Mbese ko umukiza ko agushaka aragusanga he? Niryo somo nifuza ko tubanemo namwe kugira ngo dusatire umusozo. Utekereza ko umukiza ugushaka ari buze kugusanga he? Luka 15 umurongo wo harahera umurongo wa 3 turasatira hafi umurongo wa 11. Wowe utekereza ko umukiza ugushaka ari bugusanga he? Kuko Bibiliya atari Kinyarwanda, atari Cyongereza, atari Gifaransa, atari Kilatini, atari Giswahili. Mu gihe hari masoma nshuti zanjye ndibuka nasomaga igitekerezo cy'umuryango umwe wari uturiye inyanja ya Atlantika. Uyu muryango wari uturiye inyanja ya Atlantika wari umugabo n'umugore bari bafite umwana umwe wari hagati y'imyaka 8, wari hagati y'imyaka 7 n'8 hafi aho ngaho. Nuko maze uyu muryango igihe papa na mama bajyaga bavuye ku kazi, nuko maze umugore yaba yinjiye mu gikoni arimo ategura iby'umugoroba, se w'umwana akamanukana nako kana k'agahungu bakajya ku nyanja ya Atlantika akazingura ubwato bwabo. Nuko bagatangira gutembera muri iyo nyanja ya Atlantika. Uko batemberaga muri iyo nyanja ya Atlantika niko yagendaga aganira ndetse n'uyu mwana w'umuhungu we. Ariko uyu mwana w'umuhungu aza gutungura se maze aramubaza ati, mbese papa utekereza ko munsi y'aya mazi cyangwa munsi y'inyanja haba hari iki? Nuko maze papa aramusubiza ati, mwana wanjye ntekereza ko munsi y'aya mazi cyangwa y'inyanja haba hari ubutaka cyangwa umusenyi. Nuko aba bantu bombi barakomeza baratembera, umugoroba umaze kujigija barataha. Nuko kundi mugoroba ukurikiyeho wa kabiri, nuko uyu mugabo n'umwana we nanone basiga mama wabo cyangwa se uyu mubyeyi atunganya iby'igikoni, arongera amanukana n'umwana w'umuhungu we baragenda bazingura ubwato nanone batangira gutembera muri iyo nyanja nanone. Nuko ku nshuro ya kabiri uyu mwana arongera aramutunga aramubwira ati, papa utekereza ko munsi y'aya mazi cyangwa y'inyanja haba hari iki? Papa we yongera kumusubiza igisubizo nanone nk'icyo yamushubije ku mugoroba, arabwira ati, mwana wanjye ntekereza ko munsi y'aya mazi haba hari umucanga cyangwa ubutaka. Nuko maze ku mugoroba
umwobo wa gatatu nanone ukurikiyeho uyu mwana yongera kubaza papa we nanone iki kibazo, nuko maze yongeye kumusubiza cya kibazo cya mbere. Umugoroba umaze kujigiza barataha. Bukeye mu gitondo igihe ababyeyi bari bagiye ku kazi, umwana ntiyajya kwiga ahubwo afata agasuka ka nyirabunyagwa cyangwa agasuka gato k'abana, aragenda ajya ku mwaro w'inyanja ya Atalantika, atangira gucukura umwobo cyangwa se icyobo hakurya y'inyanja ya Atalantika. Bukeye mu kindi gitondo nanone arongera asubira yaracukura. Bukeye mu kindi gitondo cya gatatu uyu mwana arongera asubira yaracukura, kandi uko niko yacukuraga umwobo we yifuza gucukura cyangwa se yifuza gucukura umwobo munini. Bukeye mu gitondo cya kane gikurikiyeho uyu mwana viziri wabo bagiye mu kazi, nuko yikoza mu cyumba cy'ibikoresho, maze uyu mwana atora ibasi. Atoye ibasi agiye kwisohokana abona mama wahagaze mu muryango ari bumubone, nuko maze uyu mwana arongera asubiza mu cyumba cy'ibikoresho asubizamo ya base. None atora igikombe, atoye igikombe nanone agishyize mu gafuka k'ikabutura ke nanone nticyajyamo, abona ko nagisohokana nanone ari buze kubona mama we nanone akamubona akamubuza. Yesu ashimwe. Harya turi kwiga ngo iki niba mwanyumvise neza. Umukize ko gushaka aragusanga he. Maze uyu mwana nanone asubizamo cya gikombe, ariko mu bikoresho byari bisigaye ahita afata ikiyiko, afashe ikiyiko ahita gicomeka mu gafuka k'ikabutura ke, nuko aca kuri mama we wari uhagaze hafi aho, nuko umwana amanuka yerekera ku nyanja ya Atalantika. Wabo nabo baragenda bigira mu kazi kabo. Maze uyu mwana ageze ku nyanja ya Atalantika atangira kudahisha ya mazi y'inyanja ya Atalantika, yadahisha ikiyiko, agenda azamuka asuka muri cya cyobo yacukuye iminsi 3. Uko uyu mwana nanone yagendaga adahaye amazi y'inyanja agenda asukamo, agenda asukamo kandi adahisha ikiyiko, kugeza ubwo iwabo baje kuva mu kazi mu masaha 6 batangira gushaka wa mwana ngo barebe ko bajyana ku meza umwana baramubura. Yemwe bashakisha ko babona telefone y'abajura kabuhariwe cyangwa ibyihebe byaba byamufashe, ariko nabo barategereza ko iyo telefone yabahamagara barayibura. Nuko maze ababyeyi bashakisha mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko umwana baramubura. Umugoroba umaze kujigiza uyu muryango wari mu gahinda n'akangaratete, nuko maze uyu mupapa nanone yongera kumanuka yerekera ku mwaro w'inyanja ya Atalantika nk'uko yamenyeye. Nuko maze mu kajiji abona umwana ava ku nyanja yongera azamuka, ava ku nyanja yongera azamuka, yitegereje asanga ni wa mwana w'umuhungu wabo babuze. Nuko maze uyu mubyeyi aramanuka, wa mwana baramufasha, amufashe ukuboko, nuko atangira kumubwira ati ariko se mwana wanjye, rwose igihe twagushakiye ese ibyo urimo ni ibiki? Nuko maze uyu mwana yitegereza papa we mu maso, aramubwira ati papa, nakubajije iminsi 3 nkubaza ikiri munsi y'iyi nyanja, ariko ntiwigeze unsobanurira neza, wambwiraga igisubizo cyose nawe ufite gushidikanya. Nkubaza ubwa kabiri n'ubwa gatatu ntiwigeze unsobanurira neza. None nanjye ndimo ndakora ubushakashatsi bwanjye, yemwe dore nacukuye icyobo kuri uriya mwaro w'inyanja, kandi ndimo ndadahaye amazi y'inyanja ya Atalantika kugira ngo nyimurire muri kiriya cyobo nacukuye, maze ndebe neza ikintu cyaba kiri munsi y'aya mazi, kuko we wakimbwiye ushidikanya. Nuko maze uyu mubyeyi aramubwira tuva mwana wanjye, ntabwo wadahisha aya mazi y'inyanja ya Atalantika ikiko ngo uzayarangize, kandi iyi nyanja ya Atalantika ntiwayimura muri kiriya cyobo wacukuye. Mwana wanjye urakora ibidatanga ubugingo, mwana wanjye urakora ibidashoboka, kuko ibyo ukora ntabwo byo byashoboka. Wanditse igitekerezo, arandika amagambo akomeye cyane ngo niko abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa muri kinyagihumbi bategereje, yemwe barimo bakora ibidatanga ubugingo, yemwe barimo bavunwa n'imirimo ariko idashobora gutanga ubugingo. Mbese wowe muvandimwe nshuti zanjye, umukiza ko gushaka aragusanga he? Mbese ntari busanga uri mu bidatanga ubugingo, kandi abandi bari mu materaniro y'abana b'Imana barimo baramya, kandi abandi bari mu murimo w'Imana, nyamara wowe uyu mwanya wa none urimo usa n'udaha amazi y'inyanja ya Atalantika yadahisha ikiko bitashoboka. Muvandimwe nshuti zanjye, umukiza ko gushaka uyu mwanya wa none mbese aragusanga he? Iyo dusomye Luka igice cya 3:15 umurongo wa 3, avuga amagambo akomeye cyane, ahavuga ibyerekeye imigani igera muri 3. Nshaka gusoma uyu mwanya wa none kugira ngo dusatire umusozo. Yanditse amagambo akomeye cyane umurongo wa 3, mbese avuga ngo iki nshuti yanjye niba wagezeyo. Abacira umugani ati, nuko maze abacira umugani ati, ninde muri mwe waba afite intama 100? Mbese ninde muri mwebwe waba afite intama 100 akazimiza imwe muri zo, kandi akazimiza imwe muri zo ntama 100, hasige izindi 99? Mbese ntiyasiga izindi 99 akajya gushaka yazimiye, kandi akajya gushaka iyo ntama yazimiye, kugeza hari buyibonere?
kandi akayishaka kugeza hari buyibonere. iyo ayibonye ku isomo yigize gusoma rero ku murongo wa 5 arandika ngo iyo ntama rero ayibonye ayiterera ku bitugu bye kandi ayitera ku bitugu bye yishimye, yagera mu rugo agahamagara kandi yagera mu rugo agahamagara inshuti ndetse n'abaturanyi be, akababwira ati nuko maze akababwira ati nimuze twishime kuko nabonye intama yanjye yari yazimiye, izina ry'Imana rihimbazwe. Maze abaturanyi be n'inshuti n'abavandimwe bagatangira kubyina kamuceregere kuko intama yazimiye ibonetse mu izina rya Yesu. None hasobanura neza uwo mugani, agasobanura ngo sobanura uwo mugani. Yego, akomeje ku murongo, iyo ayibonye ayitera ku bitugu yishimye, nuko maze agahamagara inshuti n'abavandimwe bati nimuze tubyine twishime kuko intama yari yazimiye maze kugira gute, maze kwibona, izina ry'Imana rihimbazwe. Asobanura uyu mugani neza. Murongo wa 7 nuko umurongo wa 7 arasobanura ngo ndababwira kuri yuko mu ijuru, kandi ati ndababwira yuko mu ijuru bishimira batyo, kandi bishimira batyo iyo babonye umunyabyaha umwe wihannye, kumurutisha kandi bakamurutisha abadakwiriye kwihana, Rwanda ni Rwanda badakwiye kwihana, izina ry'Imana rihimbazwe. Nshuti zanjye Munyakagarama, iyi ntama yazimiye mu ijuru barishima iyo babonye umuntu umwe wihannye, iyo babonye umuntu umwe wakiriye ubutumwa, iyo babonye umuntu umwe witeguye guhagarara mu mwanya wo kurokoka. Uko niko mu ijuru bose bishima kuko babonye umunyabyaha umwe wihannye, izina ry'Imana rihimbazwe. Acomeka umurongo wa 8, noneho umugani ukurikiyeho wa 2 arandika ngo cyangwa umugore waba afite cyangwa se umugore waba ufite rero ibiceri 10 by'ifeza, yabura kimwe ntiyakongeza itabaza, yabura kimwe muri ibiceri 10 by'ifeza, mbese ntakwiye gucana, agakubura mu nzu, kandi agakubura mu nzu, akagira umwete wo gushaka iki giceri kugeza aho akiboneye. iyo akibonye rero ahamagara inshuti ze n'abavandimwe n'abaturanyi be, akababwira ati twishimane, akababwira ati mureke twishime kuko mbonye igiceri cyanjye cyari cyazimiye, izina ry'Imana rihimbazwe. Umva nshuti zanjye, muri uyu mwanya wa none uyu mugore nawe yagize ikibazo gikomeye cyane cyo kubura igiceri. Iki giceri kizimirira muri iyi nzu, nyamara wongere wibuke ko uyu mugore arashaka iki giceri. Igiceri cye ntabwo kizi ko cyazimiye kuko kiri mu nzu, ariko cyarenzweho n'ibishingwe. Ntabwo ari bwo imvura y'umugari umwe inyagira iki giceri, nta nubwo igiceri cyahamutse, yemwe kiratuje, ariko nyamara nyiracyo yagize ate, nyiracyo yakibuze. Bityo rero uyu mugore rero akwiye gucana, kandi uyu mugore agakubura, kandi uyu mugore akagira umwete agashaka iki giceri kugeza aho akiboneye, izina ry'Imana rihimbazwe. Iyo akibonye nacyo ahamagara inshuti n'abavandimwe akababwira ngo nimuze twishime kandi tunezerwe kuko mbonye igiceri nari nabuze, izina ry'Imana rihimbazwe. Come ku murongo wa 11. Yego, kandi arababwira ati, kandi arongera arababwira ati hari umuntu wari ufite abahungu 2, hari umuntu rero wari ufite rero abahungu 2. umuhereza abwira se ati, kandi umuhererezi wabwira se aramubwira ati, data mu mugabane w'ibintu byanjye rero unkwiriye. nuko agabanya amatungo ye, nuko maze ateranya cyangwa se agira ate, agabanya amatungo ye cyangwa se agabanya umutungo we. iminsi mike ishize, none iminsi mike ishize, umuhereza ateranya ibintu bye byose, umuhererezi ateranya ibintu bye byose se yari yamuhaye, aragenda ajya mu gihugu cya kure. nuko maze aragenda ajya rero mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye, kandi yayisha ibintu bye rero ubugoryi bwe, abimaze byose, bya bintu amaze kubimara byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, kandi inzara nyinshi itera muri icyo gihugu yagiyemo, atangira gukena. nuko maze uyu musore arakena. 15. Yego, aragenda ku muntu, uyu musore kuko yari yamaze gukena, yagize ikibazo, aragenda ajya gushaka akazi, maze ajya guhakwa ku mugabo wo muri icyo gihugu cya kure, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Nuko maze uyu muntu agiye kumuha akazi amwohereza mu gikingi cye kuragira iki? Reka sabe imbaraga z'Imana muri uyu mwanya wa none. Ndatekereza ko nta urakora aka kazi, ariko muvandimwe nshuti zanjye, mu mirimo yose wakoze wigize ukora akazi ko kuragira ingurube. Yesu ashimwe. Wigize ukora akazi ko kuragira ingurube. Ahari birashoboka wenda, ntabwo nzi niba n'uwagakoze ntiyashyira hejuru, ariko niba ari akazi gakomeye kandi gateye ubwoba kandi akazi kabi cyane, ni akazi ko kuragira ingurube. Ariko kuko uyu nguyu yari yamaze kubura epfo na ruguru, kuko yari yamaze gukena, kuko yari yamaze kwangirika, kuko yari yamaze kujya iyo gihera, kuko yari yaravuye iwabo akajya mu gihugu cya
cya kure. Yemwe uwo mugabo wo mu gihugu cya kure agiye kumuha akazi, amuha akazi ko kuragira ingurube, kugeza ubwo uyu muntu yifuje kurya, yemwe yashaka no kurya akabura icyo arya, yemwe yashaka no kurya iby'ingurube zishigaje, ariko nyir'ingurube akamubwira ati nuramukuze iriye ndakunoba. Bate bavandimwe nshuti zanjye arasonza, kugeza ubwo asigaye ashaka no kurya iby'ingurube akabibura. Mbese wari wagera mu gihe nk'icyo ngicyo, wari wajya gukora akazi bakaguha akazi ko kuragira ingurube? Niba hari akaga gakomeye cyane, reka mbabwire nshuti zanjye n'ingurube ntabwo ari ihene, reka mbabwire nshuti zanjye n'ingurube ntabwo ari intama, reka mbabwire nshuti zanjye n'ingurube ntabwo ari inka. Kandi burya reka nkubwire muvandi, burya umuntu aramutse umuhaye amafaranga ukayamuguriza, nuko wamara kuyamuha amaze kuyafata akakubwira tuvarona aya mafaranga nzayaguha ingurube yarebye hejuru, harya ubwo abakubwiye kuki? Niko avuze se? Kubera iki se? Akabwira ati aya mafaranga musoni we, aya mafaranga urayampaye ariko nzayaguha ingurube yarebye hejuru. Wakumva ko akubwiye kuki? Azakwambura. Azagira ate? None se kubera iki ndi kubabwira ari kwivugira ko ingurube izaba yarebye hejuru, ugahita wumva ko azakwambura kuzihe impamvu? Nuko ingurube nta communication hejuru igize ite, nta communication hejuru ifite, nta mwanya wo hejuru ifite. Ingurube ikiranga rero bavandimwe nshuti zanjye, burya muzasoma amagambo akomeye cyane mu mubare wa 11 umurongo wa 7, avuga amagambo akomeye cyane nshuti zanjye. Yemwe ngo n'ingurube nubwo yatuye inzara ikaba ifite imigeri igabanije, ariko n'ikizira nimukayirye nimukayikoreho n'intumbi yayo ntimukayegere. Kubera iki se? Ko ifite inzara zatuye kandi ikaba ifite imigeri igabanije, kugihindutse ikizira. Impamvu ihindutse ikizira ntabwo yuza, ntabwo yuza. Reka mbabaza akabazo k'amatsiko, harya umuntu waruza? None ingurube igize ikibazo kubera iki? kuko ituza, kuko itagira ite? None se umuntu waruza? Muyobozi wacu umuntu aruza, ariko ikibazo gikomeye cyane, uyu muntu waragenda bamuha akazi ko kuragira ingurube, yemwe ihindutse ikizira kuko ituza, kandi n'umuntu ntagira ate? Ariko mbabaze ko numva musa n'abasigaranye wasiwasi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Aragenda ajya mu gihugu cya kure, bamuha akazi ko kuragira iki? Nitugaruka kuri iyi migani bavandimwe nshuti zanjye, ndibuka ndi mu Gasenyi hafi ku Burundi, musa narabizi kuko twagiye dukorana ibihe birebire. Nigize njya kubwirizayo, igihe najyaga kubwirizayo nuko maze dufata umwanya wo kujya kurarika nk'uko mu kanya biri buze kuza. Nuko maze umudamu umwe aza kuhagurukana abayobozi, nk'uko n'abandi kumwe n'uyu mugabo, nk'uko n'abandi kumwe n'uyu mugabo, ndi kumwe n'abaheshimere tugiye kurarika. Nuko uyu mudamu arabahagurukana, arabwira ati ariko se bavandimwe, nuko baramureka ati rero mu kanya tugiye kugira amateraniro adasanzwe. Ariko arabwira abahagurukana ati none mwebwe ko maze imyaka n'imyaniko ntaza gusenga, none rata mubwiriza aba bayobozi ntabwo bamenye intama zabo zaguye, imyaka maze ntaza gusenga, none mukoze amateraniro muje kundarika. Mubwiriza ntabwo aba bayobozi bajya bamenya intama zabo zaguye. Yemwe kwisobanura ko aba bayobozi byari bibacanze, ariko uyu mudamu nkomeza kumwitegereza, ariko ndibaza ngo uyu mudamu wigize kuza akabivamo akagwa, koko ni intama yazimiye cyangwa si intama yazimiye? Isashi ariko niba mwanyumvise neza bavandimwe nshuti zanjye, uyu mudamu uhagurukanye abayobozi nka Beshimeri, uhagurukanye abayobozi nka Bahenosi, uhagurukanye abayobozi nk'aba bagabo, akabwa ati mwa bayobozi mwe, imyaka n'imyaniko tumaze, yemwe naraguye ntaza gusenga, none mubonye amateraniro abaye, none nibwo muje kundarika ngo mufite ibihe bidasanzwe. Mbese mwebwe ntimumenye intama zanyu zazimiye? Ariko shimaye aho umuntu, uyu mudamu ni intama yazimiye?
nuko maze ndakomeza ndamwitegereza, ariko reka mbabwire inshuti zanjye, mbese koko uyu mudamu ni intama yazimiye? Yohana igice cya 10:16, comeka inshuti yanjye musoni, rambura 2, 3, 4. Yego wasoma Yohana igice cya 10:16, ariko se koko uyu mudamu ni intama yazimiye? Yohana igice cya 10:16 yanditse ngo iki? Mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo. Akomeye cyane ngo mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo. None reka manze mbabaze, harya uyu mudamu yigize kujya mu rugo? Yego uyu mudamu yigize kujya mu rugo, nubwo ahagurukanye ba Enosi ngo ni intama yazimiye. Uyu mudamu ntabwo ari intama yazimiye, kuko mu gatabo kitwa radari cyangwa umwiteguro w'imvura y'itumba handitse amagambo akomeye cyane bavandimwe inshuti zanjye. Arandika amagambo ateye ubwoba Yesu ngo intama zazimiye ni ba bandi bari hirya bataramara gusobanukirwa n'amateka n'amategeko 10 y'Imana n'Isabato irimo. Abo nibo Yesu afite yiteguye kuzana abazumva irya Kristo umwungeri nyamwungeri, bakaza muri urwo rugo maze bakagira abungeri bangahe? Umwe, izina ry'Imana rihimbazwe. None uyu mudamu we byose abizi neza, yemwe arisindirije, ariko uyu munsi wa none arabyina ngo njyewe ndi intama yazimiye. Ariko reka mbabwire bavandimwe inshuti zanjye, intama yazimiye ifite amahirwe yo gukira kuri +82, kuri +89. niyo n'amahirwe intama yazimiye ifite yo gukiriraho. Uyu mwanya wa none ikeneye kumvirwa irya Kristo umwungeri nyamwungeri. Bityo rero uyu mudamu rero ntabwo ari intama yazimiye, turaza kumureba mu kanya. Mbese uyu mudamu ni muntu ki ko uyu mwanya wa none aho yicaye yumva ko ari intama yazimiye? Intama yazimiye ifite amahirwe yo gukira kuri +89. None hajya ku mugani wa kabiri rero, umugani wa kabiri agaragaza igiceri nanone cyazimiye. Iki giceri cyazimiye cyari gifitwe n'uyu mugore, kandi uyu mugore mu marenga ya gihanuzi nuko ashushanya itorero. Bityo rero afite igiceri cyazimiye, iki giceri kiyicariye mu nzu, iki giceri kibereye mu itorero, yemwe kirarambirije. Ariko reka mbabwire, uyu mwanditsi we yanditse amagambo akomeye cyane mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima, kuba uyu mugabo n'umugore bicaye mu itorero uyu mwanya wa none bibereye mu byabo, bakaba batitaye neza ku bya mwuka, bakaba badafite iyo bava n'iyo bajya. Birashoboka ko iki giceri cya diyakona, birashoboka ko iki giceri cya ririmba, birashoboka ko iki giceri cya bwiriza, birashoboka ko iki giceri cya yora, ariko nyamara nta mwuka w'Imana, nta kumenya aho riva rikajya. Iki giceri cyazimiye iyo imvura y'umugari y'ibyigisho ibaye, atangira kuba ati yabaye na nyira runaka yazaga ahangaha akaba yumvisha aya magambo. Bityo iki giceri cyazimiye cyo gifite amahirwe yo gukira kuri +33 gusa. Harya ubwo ari intama yemwe ndetse n'igiceri cyazimiye, ubwo ufite amahirwe menshi ninde? Ni intama yazimiye. Naho uyu we yiyicariye mu itorero araganje rwose, azi ko ari umudivantiste w'umunsi wa 7, azi ko ari umuririmbyi, ari umudiyakoni, bityo ibyo ngibyo arumva bimuhagije gusa. Ariko reka mbabwire inshuti zanjye, wamushyiraho igipimo cy'umunzani nk'ibya mwuka, yasanga uyu muntu atamusi rwose. Aba bari muri ba bandi Yesu azabwira amagambo akomeye cyane ngo nimumve imbere sinigize no kubamenya. Wowe uyu mwanya wa none ntiwabura igiceri cyazimiye, ukaba wibereho uyu mwanya wa none utazi ripfa n'irizima, yemwe ntuza hisigeze, yemwe ibya mwuka ni ukubivuga ku Isabato gutyo gusa. Ngaka kaga gakomeye iki giceri kibereye mu itora kidashobora kunyagirwa, afite amahirwe yo gukira kuri +33 gusa. Nyamara tukamanuka ku mugani nanone wa gatatu, akavuga ibyerekeye by'umwana w'ikirara. Uyu mwana w'ikirara wabaye kwasi iminsi n'imyaniko, yemwe wabaye mu itorero ry'Imana, akagaburirwa na se, yemwe agatekerwa na nyina, agahahirwa na se, yemwe agatekerwa na nyina. Nyamara uyu mwana igihe kikagera umurenga ukamwica, akavuga ati mu munani wanjye nanjye ngenda ajya kwitunga, akamanuka akajya mu gihugu cya kure mu marenga ya gihanuzi. Nuko benshi bavuye mu mahame, benshi uyu mwanya wa none bagiye. Ndagira ngo manze mbabwire ko hari uwaba wicaye aheruka kuza ku Isabato ya mbere y'ukwezi kwa 12, yemwe akaba yaje uyu munsi wa none kubera ko hari bidasanzwe byabaye. Ariko ndagira ngo mbabwire uyu mwana aramanuka, cyangwa se uyu muntu aragenda ajya mu gihugu cya kure, ava mu mateka n'amategeko y'Imana, ava mu mahame n'amategeko y'Imana, aragenda muri icyo gihugu
gihugu cya kure, maze Satani agiye kumuhakaza muhakazi ko kuragira ingurube, akora ibizira byose, afite inguma zidafite impamvu, kuko yavuye mu mahame. Yatangiye kurya ibiboneka byose nk'iby'ingurube zirya, yatangiye kunywa ibiboneka byose nk'iby'ingurube zinywa, yatangiye kugira inguma zidafite impamvu. Kandi Satani aramuhesha icupa, yamuhesha icupa akamunoba, akagira inguma zitagira impamvu. Nyamara kuko uyu mwana yavuye kwa se, akwiye kugaruka kuko asigaranye purusa 22 gusa. Ikizamuzana nuko ari ibyago, ikizamuzana nuko ari ibibazo, ikizamuzana ni amakuba n'ibyago. Asigaranye purusa 22 gusa, ariko ye data arambuye ibiganza kugira ngo muri iki gihumbi gitegerejwe uyu nawe tumubwire amagambo akomeye cyane ngo ngwino nawe data aragukunda, izina ry'Imana rihimbazwe. Icyama nshuti zanjye Banyakagarama, icyama nshuti zanjye muri uyu mwanya wa none, mbese aya magambo nzatira umusozo, mbese yumvikanye neza? Reka rambure noneho Matayo igice cyaho cya 13 ukiri aho ngaho. Matayo igice cya 13 umurongo wa 52. Mbese haravuga iki uyu mwanya wa none? Matayo 13 umurongo wa 52. Mbese nshuti zanjye kandi bavandimwe 51 handitse amagambo akomeye cyane. Matayo 13 umurongo wa 51 na 52 arandika ngo ayo magambo yose aho murayumvise. Aranditse amagambo akomeye cyane, amagambo yose aho murayumvise. Baramusubiza bati nuko maze bose baramusubiza bati reka mbabaze Abanyakagarama, ayo magambo yose murayumvise? Ayo magambo yose aho murayumvise? Nabo baramusubiza bati niba mwamaze kuyumva nshuti zanjye, uyu munsi wa none waba uri intama yazimiye, uyu munsi wa none waba uri igiceri cyazimiye Yesu akaba agushakisha, uyu munsi wa none waba waravuye muri uru rugo ukaba uri umwana w'ikirara. Niba uyu munsi wa none umuntu utagize aho yiyumva akavuga ati njyewe mpagaze mu cyubahiro cy'Imana, nahaguruke dushima Imana. Noneho uyu mwanya wa none nubwo tumva njyewe hari aho niyumva, reka mpaguruka maze twinginga umuremyi wacu. Mbese hari aho wiyumva? Kuko data wo mu ijuru arambuye ibiganza kugira ngo afashe abagabo n'abakobwa bitegure gusanganira umucunguzi wacu atungutse mu bicu byo mu ijuru. Ayo magambo yose aho murayumvise? None si uyu mwanya wa none waba uri umushyitsi turi kumwe muri uyu mwanya wa none uri intama yazimiye? Mbese uko bati nanjye ndashaka gukira nyuze muri purusa 89 kandi ndifuza ko Yesu ameka ku bitugu. Waba wicaye inyuma cyangwa imbere, urahari ngo ushyire hejuru. Waba uri umushyitsi muri uyu mwanya wa none, waba uri intama yazimiye wifuza ko Yesu aguheka, urahari ngo ushyire hejuru muri uyu mwanya. Mbese aya magambo yose aho mwayumvise? Waba warasubiye inyuma, waravuye mu mahame, uyu mwanya wa none ushaka kongera kugaruka, waba uhari muri uyu mwanya wa none ugatambuka tugasenga Imana? Mbese uko bati nanjye ndashaka kwishyira mu maboko y'Imana kandi ndashaka gutangira urugendo rushya. Waba warasubiye inyuma, waravuye mu mahame, waba warasubiye inyuma utaherukaga gusenga, waravuye mu by'Imana ukaba uri hafi, nuko maze ugatambuka tugasenga Imana muri uyu mwanya wa none. Waba uri umushyitsi maze wifuza ko Yesu aguheka ku bitugu, mbese hari uhari muri uyu mwanya? Niba uhari tera intambwe dusenga Imana mu izina rya Yesu. Mbese niba uhari tera intambwe dusenga Imana muri uyu mwanya wa none. Mbese hari uhari muri uyu mwanya? Waba uhari muri uyu mwanya wa none wifuza kubana n'Imana, wifuza ko Yesu aguheka ku bitugu? Hari uhari ngo atere intambwe uyu mwanya wa none twifuze gusenga Imana muri uyu mwanya? Niba uhari ngwino, Yesu aragushaka, izina ry'Imana rihimbazwe. Reka dushimire Imana muri uyu mwanya, ngwino Yesu aragushaka mu izina rya Yesu. Reka mpamagare abayobozi b'itorero maze baze bamukore mu biganza mu izina rya Yesu. Mushiki wanjye tera intambwe, Yesu aragushaka, Uwiteka himbazwe. Ngaho nivuge ngo amena. Mbese muri uyu mwanya wa none waba uri intama yazimiye Yesu agushaka, waba ushaka gusubirana na Yesu muri uyu mwanya, ishima ye ngwino bakore mu biganza abantu b'Imana. Imana himbazwe mu izina rya Yesu. Mushiki wanjye ngaho nimumpere Imana icyubahiro kandi muvuge ngo amena. Reka dusaba umusaza kugira ngo abakore mu biganza. Mbese muri uyu mwanya wa none waba wari warasubiye inyuma, waba uri intama yazimiye, waba warabaye umwana w'ikirara, Yesu agutegerejeho kugira neza kwawe, tera intambwe, ngwino Yesu aragushaka. Mbese aruhare? Ntimuririmbe, ntabwo njya ndirimbisha, sibyo se? Oya mugabo wireba mu gitabo, ntabwo nkusabye kuririmba, ahubwo nubyiyumvamo araza mu izina rya Yesu. Uyu musore mukore mu biganza, ngaho mumpere Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Reka turabanezerewe muri uyu mwanya nkanjye. Ho izina ry'Imana rihimbazwe. Ibi ni ibiganza by'abahungu n'abakobwa b'Imana banezejwe no kubana namwe. Mbese tutararirimba nshuti zanjye, niba mwuka w'Imana agera kuri wowe ushobora kuburaha. Nakubwiye ko Imana itakurinze
itakurinze kukuri ururabyo, nakubwiye ko itakurindiye kukuri itungo ngo bazakujyane ku isoko, nakubwiye ko uyu mwanya wa none utabayeho kubw'uburenganzira bwawe, ahubwo ubayeho kubw'ubushake bw'Imana. Imana iguha umugisha mushiki wanjye. Yesu ashimwe. Ariko uko ndeba murakaye, Yesu ashimwe. Mbese waba wiyumva uyu mwanya wa none ukumva mwuka w'Imana gukabakaba kuko ikurinze kubw'ubushake bw'Imana? Hari abandi bagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bifuza bati nanjye ndashaka kuba mu biganza bya Yesu, ndashaka ko abayobozi bankora mu biganza nkafatanya nabo kuba abana b'Imana kandi nkinjira mu itorero ry'Imana. Kuko reka nkubwire muvandimwe, inshuti zanjye, uyu munsi wa none urabyanga. Muri iki cyumweru tuzaba dufite insanganyamatsiko ivuga ngo nudahinduka bizahinduka, nudahinduka bizagira bite. Ushobora kwanga uyu munsi wa none ati sinzabijyamo, ariko nutanahinduka bizahinduka. Muzankurikirane muri iki cyumweru muvandimwe, inshuti zanjye. Uyu mwanya wa none ubasha kubyanga kuko baca umugani ngo ntawe uyoba inzira atari mu yindi, ariko burya arimo gishegesha ntavura. Ndifuza ko uyu mwanya wa none nawe wakwemera akavura, Yesu akagufata mu biganza. Tutarasenga nta wifuza kubana n'Imana ati mpere uyu munsi wa none ndashaka kubana mu maboko y'Imana, ndashaka Data wo mu ijuru kugira ngo agirire neza, ndashaka kujya mu bwishingizi bw'Imana. Birashoboka ko waba waracitse intege, birashoboka ko uyu mwanya wa none waba warabivuyemo, ariko ukaba ushaka kongera kugirana komunikasiyo na Yesu. Ngwino nawe, Yesu aragushaka. Ngwino nawe, Yesu arakwinginze. Muri uyu mwanya wa none turinzwe kugira ngo tujye mu maboko ya Yesu. Tera intambwe, umukiza wacu arambuye ibiganza, umukiza wacu aringinga ngo abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bajye mu bwishingizi bwe mu izina rya Yesu. Mbese ntawe usigaye muri uyu mwanya ngo atere intambwe, Yesu amugirire neza. Niba waba uhari muvandimwe, ongera isano yawe ifitanye na Yesu. Icyo gusaba ni ugutera iyi ntambwe, wowe ukaza mu biganza by'Uhoraho mu izina rya Yesu. Ngwino kuko ni wowe Yesu ategereje. Yesu arakwifuza muri uyu mwanya. Aha nicyo gitumye uyu munsi wa none turinzwe, nicyo cyatumye Imana iturinda muri ibi bihe bikomeye cyane. Muhungu wanjye, Imana iguha umugisha. Ngaho nimuvuge ngo amena, ngaho nimuvuge ngo amena, ngaho nimuvuge ngo amena. Reka Data wo mu ijuru agirire neza abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, kandi bari mu cyubahiro cy'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese muri uyu mwanya wa none ndatekereza ko nta wundi waba usigaye, ariko niba usigaye tera intambwe, Yesu aragushaka. Data wo mu ijuru agirire neza abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, cyangwa wowe nanjye muri iki kinyagihumbi twiteguye kubona umucunguzi wacu atungutse iburasirazuba, maze Yesu agasanga witeguye. Umukiza aragusanga he? Ese aragusanga mu materaniro nkaya? Ese aragusanga mu runywera? Ese aragusanga muri kadarake? Ese aragusanga uri mu bipfuye amaso byose? Ariko Yesu arambuye ibiganza. Icyo si cyo akurindiye muvandimwe, kandi nudahinduka bidatinze bigiye guhinduka. Ku munsi uzaba utaramanywa ntube ari nijoro. Icyampa uyu munsi wa none ukazaba uri mu cyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Tugiye kwinginga umuremyi wacu. Nawe uyu mwanya wa none uzamura ikiganza cyawe kugira ngo Yesu agufatishe mu kiganza cye, kandi kugira ngo wongere kubisanga n'ingoyi na Kristo. Maze duhereye uyu munsi wa none twinjiye muri ibi bihe bidasanzwe, Mwuka Wera amazina yacu yagumirize mu gitabo cy'ubugingo. Kandi muri ibi byumweru byombi ko ari bibiri, Imana izatugirire neza. Reka dushimire abahungu n'abakobwa b'Imana uyu munsi bahamye badashidikanya ngo nanjye ndifuza kujya mu kiganza cy'umukiza wacu. Ndagira ngo uyu mwanya wa none kuko ari ibihe bidasanzwe, muvandimwe wacu ahagaze aha, shima yarahagaze aha. Hari abandi bayobozi nakwifuza ko baza bagahagarara inyuma y'abariya, maze bagahana ikiganza. Aba bantu b'Imana tukabagotesha uruziga. Dogiteri, tambuka nshuti yanjye, maze muhane ikiganza na bagenzi bacu. Ndashaka abakuru amatorero kugira ngo bamanuke maze bahane ikiganza, maze bahane ikiganza kugira ngo tugoteshe aba bavandimwe bacu, abahungu n'abakobwa b'Imana bemeje ko uyu mwanya wa none bahamye badashidikanya ko bagiye mu kiganza cy'Uwiteka, kandi ko bagiye kubana n'Imana. Niba hari ibihe byiza, nuko abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bagiye kugotwa n'ikiganza ndetse cy'abayobozi b'itorero. Ndagira ngo musone ari he? Yego, manuka muri uruhande maze muhuze ibiganza. Yego, maze muhuze ibiganza kugira ngo twitegure gusenga. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Mbese igihe tugiye gusenga, undi wawe usigaye ati nanjye mpereye uyu munsi wa none ndashaka kubana n'Imana muri uyu mwanya wa none. Mpereye muri uyu munsi wa none ndashaka kwishyira mu ruziga rukomeye cyane, maze Yesu akangirira neza, maze imibereho yanjye igatandukanya n'ibidatunganye, maze nkemera ibindi Yesu akirwanira mu izina rya Yesu. Mbese hari undi usigaye? Yego, tugiye kwinginga umuremyi wacu
mwanya reka nsabe uri kubyuma kugira ngo ampere mikoro umuyobozi w'itorero mukuru kugira ngo adushyire imbere y'Imana igihe abayobozi bamaze guherezanya ibiganza nawe igihe agiye gusenga umugaragu w'Imana nawe uzamura ikiganza winginga umuremyi wacu kugira ngo Yesu agifate mu kiganza mu izina rya Yesu. Sinzi niba yamaze kumuhereza mikoro ariko agiye gusenga mu ijwi riranguruye maze twinginga umuremyi wacu asabira abahungu n'abakobwa b'Imana uyu munsi wa none batangiye urugamba maze twitegure gusanganira Kristo ugiye gutunguka iburasirazuba. Data wo mwijuru bagirire neza kandi bafashe nawe uzamura ikiganza cyawe mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu, Mana igira neza, twongeye kugushima cyane kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye. Amena. Kugira ngo tube hafi yawe. Amena. Mana yacu, Satani agira uko ashoboye kose kugira ngo adutandukanye nawe, ariko turagushima yuko ujya kudushaka aho turi hose kugira ngo tugarukire. Amena. Mana yacu, tugushyize mu biganza aba bana bawe biyemeje kubana nawe. Amena. Ubabe hafi, ubashyire mu mababa yawe. Amena. Kugira ngo Satani atabegera. Ubarindire imiryango, ubarindire ibyo bakora byose kugira bomatane nawe. Amena. Natwe mwamiza nk'itorero rya Kagarama turagusaba ngo tumere nk'umuntu umwe kugira ngo tubashe kugukorera. Amen. Amena. Tugushyize imbere kugira ngo uzabane natwe ibi byumweru bibiri biri imbere yacu. Amena. Kugira ngo tuzakugarurire abana bawe bazimiye nabo baze kubana natwe nk'abana bawe. Amena. Mwami wacu, turagusaba ngo uhe imbaraga umugaragu wawe Daniel Musisi wahisemo kugira ngo azabane natwe muri ibi byumweru bibiri. Amena. Umurindire umuryango. Amena. Umurindire icyakoma imbere ubutumwa bwiza wamutumye, maze ibi byumweru bibiri nibisoza amahoro tuzabishimira izina ryawe. Amena. Komeza uturinde, utuyobore. Amena. Tugusabye ibyo byose biduhere mu izina rya Yesu. Amena.